nk'uko abyara ndabigenza nera ubu ndabigenza bantu bakuru yewe Mana we. gisigaye kinanduta no kugishigura birananiye Mana we. Nuko turabyikira sha simbizi pe noneho papa ko mbona yatinze ubu turabyita ko kandi nta nubwo mbona abyitaye ibintu byo kurya byacu byaranabuze uyu munsi noneho boro zisigaye zarabuze ubu noneho turabyiga turanabura ariko hari ahantu nabonye bo ndibuze kurangira papa hari wenda hari igihe twabona amaramuko noneho bya byana byambere byapfuye aya nabonye nayanywereye agacupa none dore ngiba aho bigarana noneho birapfa ndakurahiye ubu se ndakora iki koko ndideburira iki nk'umuntu w'umugabo ariko ntabwo byavamo ndi umuntu w'umugabo amakuru bana banjye ntabwo ari meza papa byagenze bita amakuru inzara yenda kuduhitana we yenda kubanangura ndabibona mwihangane rwose we ndabona kino kiri kwayura urukuru sekondari rwo rwagaramye arirwo rwakabafashije bana ba njyewe n'imihanda rwose n'akagage inzoga rwose inzoga izanyica rwose nanjye umva kiri no kugona tu yewe mwana wawe byuka tugire icyo tuganira rwose rwose uyu munsi byanze mwana haguruka mubwire haguruka mbega inzara haguruka nk'uko abyara ndabigenza nera ubu ndabigenza bantu bakuru yewe Mana we. gisigaye kinanduta no kugishigura birananiye Mana we. mugumaho turaje sha mugumaho hari akantu gato ambara mwana mugumaho turaje muzane ibyo kurya mugumaho turebe uko bimeze ako se noneho data we niko mwana ubu nk'umuntu mukuru wowe nta gitekerezo wanyungura ko ariko wa musaza ibintu byanze abana bagiye inzara njyewe narumiwe rwose nk'uruzi n'iki gikuru koko we ibintu babyanze oya nawe jya wideburira rwose ideburire umfashe tureke twaramiza bariya bana rwose nideburire turebe icyo twafasha bari abana we imisozi yaratse rwose bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo imfura igenda nka se sha yego sha kandi ngo umwana uzaba umugabo burya ngo akura yigera mu ipantaro ya se umva rero wa muhungu wanjye igitunura noneho ndakuvuza hemoka umva rero mubwira urabona hirya kwa Karori Karori wa mucuruzi n'umuhinzi waha hirya uriya muhinzi n'umworozi kugira ngo uramuzi rwose ino arazwi urabuze ikintu tugiye gukora se tugiye kwikozayo hariya turabura icyo kurya singo duhahira abana tugiye uburetse gato tubyanzira gato yego mwana tugiye kujya mu murima wa Karori dushaka ukuntu twazanira abana icyo kurya turebe ibyo twamutobora nibyo twigendere wana nibyo papa twemahane buriya ndakwemera utunyarwanda mwana uzi ko ari utunyarwanda ni utunyarwanda ninze kubigera
cyiza wambwa urebe ibyiza cyane aha twageze ni ahantu harazwe na sokuru uducunga sokuru naharazwe na sokuru wari ubizi uri igitutu naharazwe na sokuru sha ibyo ni bya bindi bita amarira ni utunyarwanda sha ntatubona ibyo baba biriya bigori biriya si bimwe bya Ruvumu zirangegera uzi ko arizo ushaka kubwibyiba wahamagara Ruvumu. haro ibigori byanjye bari kubyiba ubwo ni abahehe ni kureba ari ibisore bibiri byambaye nyine y'ingegera ngasaho banguka reka nze amagere nyine ngiye guhita nza nirukanka nafatiyeho sawa ariko cya karori ni igikire gishyiramo n'agafumbire niyo mpamvu ngiye aha kirahitwa sha kirakeye kikamenya kwanduruke ubu ni babi bya bisambo nari mbibonye byari biri kukwiba shamvuye ryamukanywa nabwo nta kuntu twagera tukajya kubireba tujya kubireba mani wasanga twanabica amafaranga nyine natwe tukabona yo kunywera ariko siko nzi ko ibisambo by'ino hari ibikoko ntabwo bidukanga tugende twagishe uzi ko bya byana birutera ibitaka Bafite abantu